Electricity generation begins. Tekereza mu ijoro rwagati ushatse gucaginga telefone yawe ugasanga nta muriro uhari. Ndabizi ntabwo wabitindaho kubera ko yaba ari amasaha yo kuryama, wakomeza ukiryamira. Mu gitondo abantu benshi babyuka bafata telefone. Ikintu cya mbere wakora wareba niba telefone yawe yagiye mu muriro. Gusa ushobora gusanga telefone yawe nta muriro wagiyemo. Muri ako kanya ntabwo wabitindaho. Ushobora kwibaza uti ahari umuriro uri bwagaruke. Uko iminota yakomeza kugenda yicuma amasaha, wagenda wumva inkuru zitandukanye yuko umuriro wabuze hirya no hino mu gihugu. Byanarenga umuriro ukaba wabuze ku isi. Abantu benshi ntabwo bajya batekereza ese umuriro uramutse ubuze byagenda gute. Ku isi hose imijyi yose ikaba umwijima. I Kigali, Tokyo, New York, mu ijoro rwagati ari umwijima gusa. Abantu ibintu babitekerezaho. Nyamara mu myaka irenga 500 ishize, mu binyejana 5 bishize, isi yari ibayeho mu mwijima ukomeye. Gusa uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu cyaba umuriro uramutse ugiye ukwezi kose nta muriro uhari, uko byagenda kuri uyu mubumbe dutuye, ingaruka twagira. Turagenda tumenya inkomoko y'amashanyarazi, turamenya amateka kuva urugendo rw'amashanyarazi rutangiye, abavumbuzi, abagizemo uruhare kugira ngo tubone amashanyarazi tubone uyu munsi. Amashanyarazi yabaye kimwe mu buzima dufite, ndetse n'ikintu gikomeye cyane cyatugiriye akamaro mu isi ya none. Nguhaye ikaze, ngende Yoshida Movie Rwanda. Reka tubivugeho. Reka dutangire tumenye imikorere y'amashanyarazi mbere yuko tuvuga umuriro uramutse ubuze mu gihe kingana n'ukwezi, uko ikiremwa muntu cyaba kibayeho. Ngaho tekereza amashanyarazi. Nta muriro mu ngo uhari, nta telefone, nta televiziyo, na interineti ikoreshwa. Ariko se aya mashanyarazi yatangiye ate? Nicyo kibazo benshi bibaza, inkomoko y'amashanyarazi. Amashanyarazi ntabwo yavumbuwe n'umuntu umwe gusa, ahubwo ni ubushakashatsi bw'abahanga benshi bwagiye bufata imyaka myinshi n'ibinyejana. Mu mwaka w'1600, mu kinyejana cya 16, umuhanga witwa William Gilbert yatangiye ubushakashatsi bwimbitse bw'amashanyarazi, aribwo bwatugejeje kuri amashanyarazi dufite none. Nyuma haje undi mushakashatsi w'umuhanga mu butabire, Benjamin Franklin, yaje kugaragaza isano riri hagati y'umurabyo n'amashanyarazi. Ariko hari ikibazo gikomeye cyane cyari gihari. Ni gute umuntu yakora amashanyarazi igihe ashaka? Uyu mwaka ni mu kinyejana cya 18. Umushakashatsi cyangwa umuhanga mu bya fizike no mu butabire, Alexander Volta, yaje gukora igikoresho cyitwa voltaic pulse. Cyabaye intambwe ikomeye ku byo kubona amashanyarazi kugeza iterambere ryawo ritangiye. Nyuma mu mwaka w'1831, umushakashatsi Michael Faraday yaje kuvumbura uburyo bwo gukora amashanyarazi hakoreshejwe imbaraga za magnetike. Iri ni ihame ryari rigiye gushimangira yuko amashanyarazi agiye gutangira, nibwo amashanyarazi yari agiye kubaho. Ariko haje gukora ubushakashatsi bwari bugiye gutanga amashanyarazi kugera mu ngo z'abantu byari ikindi kibazo. Nubwo abahanga harimo Thomas Edison na Nikola Tesla bagize uruhare rukomeye mu iterambere ry'amashanyarazi yakorerwaga muri za laboratwari, umuhanga Nikola Tesla cyane cyane niwe wagize uruhare rukomeye rwatumye tubona amashanyarazi mu ngo, kubera ko ari we waje kuvumbura uburyo bwo kohereza amashanyarazi mu nsinga, mu buryo bwo gutanga amashanyarazi mu ngo. Buhoro buhoro amashanyarazi ava muri za laboratwari ajya mu nganda, ku mihanda, mu ngo n'ahandi hantu hatandukanye. Uyu munsi iyo ucanye itara cyangwa ugashyira telefone kuri sharijeri, ushobora kubona ibintu utigeze gutekerezaho. Ariko nyuma y'akanya gato hari amateka y'abahanga bamaze ibinyejana byinshi yaje gutanga igisubizo kirambye. Ariko se amashanyarazi dukoresha uyu munsi
akorerwa he? Kandi ni gute amashanyarazi, umwuka cyangwa gazi bishobora kuvana amashanyarazi tukayabona ubu ngubu? Ibi tuzabivugaho uko amashanyarazi akorwa. Ahubwo reka tugaruke ku kibazo cyacu, uti ese umuriro uramutse ugiye nk'ukwezi byagenda gute? Ubuzima bw'abantu benshi bushingiye ku mashanyarazi, aho amashanyarazi ashobora kubura amasaha 2 abantu bagahangayika. Reka tuvuge kuri cya kibazo twari dufite haruguru. Amashanyarazi yagiye, mu isi hose nta muriro uhari. Ibi bishobora gutwara iminsi kubera ko hari ibigo byinshi bigiye bitandukanye bifite ububiko bw'amashanyarazi, ariko uko iminsi yakomeza kugenda yicuma, icyumweru cya mbere amashanyarazi yabura, za batiri zashiramo umuriro, amajenereta yazima. Aha hahita haboneka ikibazo gikomeye cyane ku buzima bwa muntu. Nibwo uruhare rw'amashanyarazi rwatangira kugaragara, nibwo abantu batangiye kumenya agaciro k'amashanyarazi mu gihe amashanyarazi yababuze nk'icyumweru cyose. Ibigo bitandukanye by'ikoranabuhanga n'itumanaho ibi byafata iya mbere mu kuba byazimye. Telefone mu cyumweru kimwe nyinshi zaba zashizemo umuriro. Aha niho ubuzima bwaba butangiye kujya mu kaga. Ubuzima bwatangira kuba nk'uko bwahozeho mu myaka ibarirwa muri za magana. Kuva mu kinyejana cya 15 iki gihe nta mashanyarazi yari ahari, niko isi yakongera kuba. Za New York, Tokyo, i Kigali, mu ijoro rwagati wakwitegeza mu kirere ukabona inyenyeri. Ibi mu minsi ya mbere ntabwo byarigize kubaho, ahubwo nibwo urugendo rwo kusubira mu bihe byahahise ngo barutangiye. Nubwo benshi batabitekerezaho yuko ibi byabaho, ibi birashoboka nk'uko byahoze. Nta kintu na kimwe kidashoboka, gusa biramutse bibayeho ubuzima bwajya ahantu habi cyane. Abantu benshi bashobora kubura ubuzima nko kwa muganga kubera ko uko ubuvuzi bwifashisha amashanyarazi. Niho havuka ikibazo gikomeye. OMS yaje kugaragaza yuko miliyari irenga y'abantu bakoresha amashanyarazi adahagije, aba bahita bagirwaho ingaruka cyane ku buryo bashobora gutakaza ubuzima. Niba ushaka gukomeza kumva iki cyegeranyo, dukurikire ku mbuga nkoranyambaga zacu dukoresha umunsi ku wundi, kugira ngo tuzabone ikindi gice cya 2 tumenye imikorere y'amashanyarazi, uburyo akorwamo